twebwe abasilamu bigisha Qur'ani gusa ntago wajyaga ntago bishima gute oya iyo watsindaga abandi baraguhembaga bishima no kwirayidi kwirayidi barishima nigeze tutishima nanjye mfatanya ariko ibibazo umuntu usenga 5 ku munsi mbiri ikintu cyatuma atishima oya we arimo aravugira bitewe n'ukuntu bo ADPR nyine bicu gusa ADPR ko wagiye ku cyumweru gusa nyine bagiye ku oya Shami mukera bigeze kumuhanurira turi ku ishuri baramuhanurira ngo ari umuntu wagiye Tanzania ngo kundagesha nyabo agiye kumurogesha ngo yakoresheje 300,000 Shami mu rusengero mbaza ngo yahise avuga ngo iki ese ubwo umuntu yanyihera sha rega reka nkubwire kwatavuga bya bintu byiwe asawe shajawe no mukobwa arasaba ndenganya siko avuga mwiriwe ko wamenyereye gusuhuza abantu ake baravuga mu basilamu ngo amahoro y'Imana bane namwe kwigana iby'iwacu uvuga ibyawe uvuga ibyo wanyise wowe ugira huba amahoro y'Imana bane namwe inshuti zacu twe twarabuze ngo kandi nawe bane nawe mwaraburiye he ubwo nyumvira gikumbaza kandi nawe abizi mbizi si wowe wavuga aho twe twaraburiye nje ndi mu bukwe ndi muri stress z'ubukwe bwanjye we waruri arashatswe none mwari muzi ko nzagumirwa urambabaje ugawari waragiye nanjye nari ndimo kumwambara konzi kutari turimo kubitegurana ubukwe nabukoze n'abana 3 ntago waruri nta muntu wanyabye ngewe oya twebwe twari 3 gusa urumva twaba tutari ababutashye ababukoze byose ngewe no twabukoranye no dusezeranyije iyo se ni pastor ntago hari amafoto sabonye hari amafoto abonye ja ubwo uko ndabukemanga aho bwabereye se bwo murashakira ibintu twarabishe wikemanga se mu biki hari ikindi mvuze ahubwo wavuga wari waragiye nta kindi mvuze none se nishakoshi impeta se ni ibiki none se kunuza hajya ni ku kagari basezerana ku kagari ku mudugudu oya ubwo so wumva nk'umuntu wasezeranyije none se ku karere ku murenge batanga indangamuntu nani ese we mwana none ku murenge batanga impeta ko mumanika akaboko ko mumanika akaboko ntabwo biba byoroshye kugeza n'aho yibagirwa ahubwo uko bwaramucanganyikishije naranabyaye ubu ngubu mu ndebo ubu karabaye twakoze ubukwe ejo twabyaye ibaze kubyara ntadutumire batumira se umuntu agiye kubyara atumira cyangwa no gushaka ntadutumire basi ngo tujye ngo mukore iki se n'izo nyama muzige se hari inyama zari zihari bakoze ubukwe bwa 3 iyo bayita koco oya nuko ntabwo ari koco mwagiye imbere y'urukiko camanza mubona nyine mwarakocoye ege nabaki kandi utazi naho wasezeraniye ngenda hazi nta nabuzi sezeraniye ku murenge wa Nyarugenge Nyagatare ambo umva ngiye mbanze nkubwire ngewe narasezeranye urumva ku murenge niho nasezeranye reka yayivuyemo yaranabyaye yayivuyemo iminsi tumaze nawe wibaze nyine sashize igihe kinini mwari mwaramaye vacation ahubwo mwebwe kuki mutari kubyemera niho nazi navuga wiho yene naramubuze hanyuma iyo mbuze ukora iki ntuza ngo nabwira abantu uti wa mwabantu mwe cyane umuntu naramubuze mufashe kumushaka nyine narakubuze shiraho n'amatangazo basi oya kubera ko nakekaga ibintu urimo byari biguhugije cyeka ko se nashatse konzi ko nabishe ngo mutazandoga wakekaga ibiki wakera ko ndi koco oya ntago ari koco so gusezerana mwege mubanuza muri komisiyo yake komisiyo noneho ni iki ese shawe imwana remo araducangacanga jawe urimo kubyumva ntabwo ngewe ndi kubacanga komisiyo we cyane ubundi cyane mva reka kutubeshya vugisha ukuri wari uri he
njye nari naragiye guys twari twarabuze hari ibintu bijyanye twari n'ubukwe. turimo nta bintu by'ubukwe yari arimo mutazajya ngo yarashatse mwabantu mukamuvaho aracyari single baramvaho kangahe aracyari single mana we ntabwo ndi single njye ni ukuri ntabwo ndi single biri seriye njyewe daya ntabwo ndi single reka mpfe kandi trust me ntabwo ndi single reka mpfe ko byemera oya byemere oya reka mpfe ni uko nyine umuntu aba yanga kuba babwira ngo mutazamumagira byose birakureba ushaka kundoga ndakwiyamye Shami mu kera bigeze kumuhanurira turi ku ishuri baramuhanurira ngo hari umuntu wagiye Tanzania ngo kundogesha nyabo ugiye kumurogesha ngo yakoresheje 300,000 Shami mu rusengero mbaza ngo yahise avuga ngo iki ese ubwo umuntu yanyihera rega reka nkubwire ahubwo uranyibukije nkubwire rataja suzi ko hari abantu babesikora barabesikora ahubwo kandi ari abapasiteri bahariye ahantu bo muri kariya gace bemera ariko ibaze aho daya ibaze umuntu wajya kundogesha 300,000 n'ibihumbi 20 niyayi kandi shayi 300 yari kiriya gihe yari menshi akuri mukuru byari icyo gihe ntabwo nyine nicyo gihe kiriya gihe yari menshi 300 bagwanuriye umva mubwire bya bintu njyewe hari n'ukuntu hari ukuntu abapasiteri ahita avuga wenda ashobora nko kuba yakubonyemo ese ubu nkawe twavuga yuko bari bakubonyemo iki kugira ngo bavuge basi babe bagwanura ibintu by'amafaranga hari ukuntu umupasiteri ashobora kureba nk'ikintu nyine kijyanye n'amafaranga akaba ari cyo aguhanurira uzaba iki cyangwa bakoresheje iki ngiki ubu ngubu guhanura bisigaye ari mu mafaranga hari umupasiteri wazanga guhanurire ngo ugiye gupfa cyangwa se ngo iki ahubwo reka nkubwire aravuga niyo aguhanuriye wenda ngo uzagira ikibazo ahita akubwira ati umupasiteri niba ari uwe mushiti wanjye ejo bundi ahita akubwira ngo utange igitambo sibyo ndabeshya ja muri ADPR wanyu yaratangiye njye nagiye gusenga ku ishuri urumva hari ukuntu noneho bano bantu bajyaga bajya gusenga biyumvaritse bigize abana beza amadira bayakozemo amakaza agera ku maguru amadira twayambaraga ku irayidi njye ngenda niyambariye bisanzwe none nifite tentire umupasiteri ambona tukavuga ati wowe nkakuhagiraho reka nkubwire ntabwo yari we wenyine abapasiteri bataza kunyumva nabi cyangwa barukore cyangwa abantu bose bakibibiti abantu basenga ariko ntimukirengagize ko hari abantu babesikoro bifashisha ngo ni abesikoro barahari abapasiteri bavugisha ukuri abesikoro nibo benshi manireza akakubwira ati atanakuze ati mubonye uri indege wewe rero waba ubikeneye n'ubundi ugahita uvuga ati uyu muntu ngomba kumufatiraho kora amasengesho y'iminsi ukagenda ukiyiriza ni hari umwana bahanuriye ngo azajya muri Canada ngo gisoza kwiga ubwo yaragiye hano hazajya kandi yatanze amateka ubu rero wenda ashobora kuvuga ngo ni igitambo ngiye reka nkubwire ni ukuri pe kuri iki gihe biragoye kumenya uvugisha ukuri umupasiteri wa nyawe ni ubundi ikintu cya mbere kuri iki gihe mbona ni ugusenga Imana nta kintu utagendeye ngo ku idini utagendeye ngo iki kuko abapasiteri ngiye ibintu nsigaye mbona abapasiteri b'ibinyoma ariko mw'abantu mwe abapasiteri b'ibinyoma mani baratuyobya noneho abantu nabo hari igihe nyine ugiye ujya nko gusenga ukumva umupasiteri ahubwo reka nkubwire muri nuzi mu bayisilamu nabo barahanura uzabaze abasilamu ntabwo ibyo bintu umusilamu avuga ko Imana iyo yabashije kuriya nyine abakristo bavuga ngo Imana yakunumyeho na perezida yarabivuze ngiye na muri politiki na Imana ndapfuye genda byivangamo ariko n'akantu gatoya na speech muzi perezida avuga ngo umuntu akaza akubwira ngo yakunumyeho kuki ngiye kuki atanyigereraho si yakuremye nanjye akandema perezida reka maze ubwire sinavuze uwo ari we mbabwire perezida uri kumva iyo Imana igufitiye icyizere ikakugira perezida ariko kumva ikintu ngo perezida ukayobora abantu ibihumbi bingahe miliyoni zingahe miliyoni magana angahe
uwo muntu ahubwo ninde unamurusha gutumwaho Imana, ariko ukabona umupasiteri araje ngo Imana ngo yakuntumye. Bro, imbabarira njyewe mumbabarire, bibaho nyine, bibaho nyine bibaho pe, ariko njyewe mba numva ukuntu Imana yakugeraho nanjye yangeraho, kuko uko yakugezeho kurema nanjye ikangeraho, ntabwo yabura ubushobozi bwo kungeraho yabishaka. noneho hari na wa muntu ushobora nko kuza, hari abantu bajya bagenda mu mago y'abantu, wenda sinzi niba biba muri Kigali cyangwa ako no mu ntara hari ahantu mbizi. Urumva nk'umuntu agashobora kuba yaza afite amakuru nko muri icyo gipangu cyanyu, kandi abizi yuko mufite amafaranga, we nta kintu afite, akaba yaza akaguhanurira ku bintu yigeze kumenyaho amakuru, akaza akaguhanurira akavuga bya bindi ukumva arabizi kandi nibwo mubonye, kandi we yashatse amakuru ahandi, waje kuguhanurira wowe ugahita wumva umugiriye n'impuhwe, ukavuga ati uyu muntu n'Imana yamwohereje, ugahita umuhereza rero, ukamuhereza ibiryo, ukamuhereza ibintu byinshi, ejo akagaruka ukamuha amafaranga, ejo akagaruka akakubwira ibindi byabaye. Ariko bro, ubwo bwese ukora sinzi ko wabuzanye iwacu, akakubwira ibindi byabaye. Urumva ubundi rero kugira ngo muzajye kumuvumbura byagoranye. None se hari n'ukuntu uri kumva iwanyu baba bafite nk'umuntu nyine ubafasha nk'akazi, uri kumva asenga, akazajya ajya gusenga ku cyumweru, agahita abwira nk'umuntu basengana ati ruriya rugo rero bimeze gutya na gutya, twe tugiga yabo, ukajya kumva ukumva ati akaza nyine akagenda ibintu byabereye mu rugo akagenda akabimubwira ati byagenze gutya na gutya, ejo akaza ati ntabwo ejo mwahuye n'ibi ngibi, ntabwo. Ariko hari umumama w'umushuti, uwo mushuti wo mu rugo, uzi ko umuntu igeze kuza kumuhanurira akamukubita, agafata inkoni akavuga ati vuga uvuye, gusa nyine nanone nyine aramubeshya avuga ibintu bidahuye. Abantu nibatwumve nabi, ntabwo turimo turahakana yuko guhanura bibaho cyangwa se nyine ntabwo bibaho, ariko ubu ngubu harimo abatubuzi benshi barimo barabishakira, ubu ngubu hari abantu bari kubikiniramo, kandi wa muntu ukinira mu bintu by'Imana, tutirengagije no mu bapasiteri, umuntu ukinira mu bintu by'Imana, umuntu ubeshyira mu bintu by'Imana, mbabwiza ukuri, kandi muzajya kubona mukabona Imana ibagize gutya nicariye gutya, bazashya ndi impande yayo, bazashya asubire kangumbire. Ubundi ubungubu kangubaze shami, kangubaze nkawe na Jamba baze mwese, nk'ubu ngubu wenda habayeho nko kuvuga ngo nkawe, reka tuvuge sinzi ibyaha ufite, singucira n'imanza, ariko nkawe kubera ko ibyaha ufite, noneho uriya wa wundi ujya guhanura akabeshya, buriya akavuga ko ari Imana yamutumye, uriya muntu muzacirwa urubanza kimwe, hari abantu we azafatwa ate cyangwa se nawe ni mwese muzajyana mu muriro umwe. Nyine ntabwo tubizi kiriya gihe uko bizaba bimeze, ariko shangiye mba numva ntabwo tuzi ukuntu bizaba bimeze, uri kumva, gusa umuntu ubeshya akabeshya yitwaje n'Imana, umuntu aba ari gukora ibyaha, ari kurakaza Imana. Nawe ibaze y'umuntu niyo umuntu akoze ikintu kuri wowe uri umuntu, ukuntu babara. Nyine Imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi, buriya wasanga izabababarira, ariko gusa ubwo yabababarira twebwe ko hari ukuntu kera bajyaga batwigisha umuntu uza mu Sunday school y'abana nyine, tukiri abana ariko batoya, katubwira ngo nimugakora ibyaha, ngo mu ijoro hari amandazi, ngo hari imigati, ngo hari ibiti ngo byera amafaranga, oya ntabwo ari njye bigishaga njyenyine, barebaga nyine abana bose nyine barebaga ku bintu, ubusa abana bose mwabyiganye bose ariko bakibyibuka nko kubyibuka, nta mwana wabyibagirwa ibyo bintu, wallahi ndamya neza ko uzanira ikirindazi wirira baratanga ubwire mani bose ntabwo wabyibagirwa, wenda ashobora kuba atabitekereza, wenda nk'uko nanjye ntahora mbitekereza, ariko kano kanya bibaye ngombwa ko mbitekereza, ariko ntabwo bivuze yuko bo batabitekereza, nabo barabyibuka, bivuze nabo bashobora guhita babyibuka. Mwebwe mu basilamu nabyo mwagiraga? Twebwe abasilamu bigisha Korani gusa, ntabwo bajyaga
ntabwo bishima bishima gute oya iyo watsindaga abandi baraguhembaga bishima no kuri rayidi kuri rayidi barishima nigeze tutishima nanjye mfatanya ariko ibibazo umuntu usenga 5 ku munsi mbiri ikintu cyatuma atishima oya we arimo aravugira bitewe n'ukuntu bo ADPR nyine bicugusa mu ADPR ko bagiye ku cyumweru gusa nyine bagiye ku oya igihe cyose bajya ariko ntabwo bagiye nk'abasilamu nyine ntabwo bagiye nk'abasilamu akabasilamu se no mu rugo ko babikora ni bangahe se bajya mu musigiti twebwe rero uya usibye abamama nyine abamama ntabwo aribo bajya mu musigiti buri munsi ariko abagabo bajyayo kunabonaga ari bose ntabwo ari bose nyine nkuko ubusore nuko basengera abagorega niko n'abandi bantu basengera irengagize ko utaranumira kuri rayidi n'umunsi none kuri rayidi ntabwo mba marisha icyo kibazo kuri rayidi ntabwo mba mari ndemera nkajya mu kumufata mu mugongo oya kuri rayidi uri kumva kuri rayidi sinyihaba kuko abantu benshi nsigaye mbabona kuri rayidi nkababura burundu ese ndabeshya ese ubu ntabwo turi kumwe nawe arabizi ntabwo turi kumwe cyaza namaze kubona ukuntu abakristo bakunda umuntu kandi ubu kuri bonane no kuri nari nimuzantumira ariko gutumira reba ye zasabivuze shami munone uranamutumira ntanazi nzana gusohokana shami zasubye babarusha kandi hano ngo azansohokana azantumira nzamubura hagenda yari bakwa itariki ya mbere itariki ya mbere uko mbere sibwo 25 z'ukwa 12 Mary hagenda yari ni gusoza umwaka bonane hagenda yari ni bikira Mari wavutse urwanara nizuka ry'umuntu nazo wari umva maze ubwira akana Yesu nibwo kavutse nibwo Yesu aba yavutse nibwo yavutse nibwo aba yavutse nibwo yavutse nibwo aba yavutse anniversary buretse urabona cyiza aba yavutse uravuka nyina avuka kuri anniversary yiwe shaho aba yavutse cyangwa ni kuri anniversary yiwe kwibuka nyine igihe yavukiye ese Yesu nanive yarapfuye byararangiye aracyahari ejo bundi ntabwo yaje hano mu Rwanda ibyanyu na Yesu sefi ejo bundi ntabwo mubonye nawe nabonye ko bamupostinze ari ku kibuga kuri airport yari ya Kanombe yaraje arahari ntabwo yapfuye umva rero mbabwira hagiye ngiye kubabwira ntacyo dusoza oya Diana azansohokana kuri Noheli nyine se sinabyemeye azangira uzi ngo araguhamagara umenye naho yari yitaba telefone wamwandikira akagusubiza akubaza iki cyane cyane we iryo bya oya kangubwire oya ni wowe nyine ubwo nyine ubushiti bwawe na Diana ngiye nabwira dusoza n'imvura iguye baririmba nakoze kubana natwe share comments subscribe abarokore n'abakristo we komeze muturebe mudukunde abakristo n'abasilamu n'abarokore turabasuhuje abakristo n'abarokore ese abakristo n'abarokore biratandukanye byose kimwe kuri Noheli muzadutumire natwe kuri imvura irimo iragwa tuzabatumira gusa ibyo twavuze nanone shami anura abana Kiyoni bagiye kuryama Kiyoni ku bintu twavuze ku bapasiteri baguye Kiyoni anura abana Kiyoni abapasiteri b'ibinyoma nibo twavuzeho turisegura ku bantu bari bwumve yuko turimo turapinga ntabwo twapinze kandi turabemera ahubwo nyine ni ibintu bibaho murakoze abo kuri bariho n'ababeshya bariho bye kuryama Kiyoni anura abana Kiyoni ese buriya Kiyoni rero afite abana bangahe ku buryo mubwira ko ari bagomba kwanura bonyine